rero nitwa Manase Twahirwa ku batanzi. Turashima Imana. Haleluya. Turashima Imana. Turashima Imana yatugiriye neza, ariko ikintu cyane cyane tuyishimira nuko twayemenye ikaduha n'umurimo. Turazi neza yuko hari Imana ishobora byose. Uyu munsi ndashima Imana ko yemeye ko nongera guhagarara imbere y'ubwoko bwayo kugira ngo ngabure ibyayo. Dawidi niwe wabwiye Imana imaze kumubwira iby'urugo rwe, imarije kumubwira yuko umuhungu we Salomo azubaka inzu y'Imana, kandi ko mu izina rye ariho imigisha yose izaboneramo agakiza. Yaricaye aravuga ati reka njye imbere y'Imana, maze arasenga yibaza ati mbese ndinde Mana, cyangwa se urugo rwanjye ni iki kunyitaho umunsi ku munsi. Natwe rero hari igihe twibaza tuti ko turi abanyantege nke, ko twirirwa twirukanka muri byinshi, turi bande kugira ngo tube twahagarara imbere yanyu tuvuge ibya Yesu, tuvuge iby'Imana. Ibyo rero ni ubuntu bw'Imana. Njya mvuga nti nabonye karitative z'Imana, n'Imana na rukundo, n'Imana igira neza, n'Imana y'ubuntu, n'Imana y'imbabazi. Uyu munsi yangiriye imbabazi, yampaye ubuntu kugira ngo ngabure ibyayo. Bamarije kumbwira ibice bizasomwa, narabisomye nk'uko babidusomeye, ndabikunda cyane. Noneho numva umwuka aranyobora kugira ngo tuganire kuba umukristo nyakuri, tukagenda nk'umukristo, tugasa n'abakristo. Haleluya. Umuntu yakwibaza mbese cyane cyane nakunze iteraniro ry'uyu munsi, harimo abajene benshi. Ndashaka kubaza se ngo mbese urashaka gusa nande muri no rugendo? Koko ino ndirimbo turangirijeho ya 28 mu Gakiza ndayikunda cyane. Iyo nyirimbye inyibutsa ibihe byiza, ariko cyane cyane turavuga ngo Imana izaduhanagura amarira. Imana izahanagura amarira abazaba bageze mu ijuru, izahanagura amarira abazaba bagenze neza muri uru rugendo. Ishimwe ngira ngo yabivuze neza ngo dukorere isi nk'abayivamo, hama dutekereze ijuru nk'abaritaha. Uyu munsi rero ijambo nabazaniye ndagira ngo mbabwire ngo kuba umukristo, ukagenda nk'umukristo, ugasa n'abakristo. Hari amasomo nize ya contabilité yo hejuru, baratubwiraga ngo to be and to be seen, kuba ukagaragara nk'umukontable nyawe, to be and to be seen independent. Na hano rero turimo turavuga ngo kuba umukristo, ukora ko wakiriye agakiza, ukavuga uti ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanjye, ariko noneho n'abakubona hanze. Haleluya. N'abakubona hanze bagashima izina ryanjye ry'Imana ngo ariko ndashaka kuba nk'uriya mukobwa, ariko ndashaka kuba nk'uriya muhungu, kuko mbona cyo cyangwa se imirimo ye ari iya mirimo koko izamujyana mu ijuru, maze Imana ikazamuhanagura amarira byose byararangiye. Hano rero iyo warebye ibice twasomewe, ni ibice byiza cyane, ndabinyuramo nihuse ntabwo tubitindaho, ariko niho navanye iryo jambo. Iyo urebye igice cya mbere twasomewe, igice cya 8 mu gitabo cya mbere cya Samueli, turimo turabona ngo Abisirayeli bisabira umwami. Barimo barisabira umwami, ariko barimo baravuga ngo turashaka gusa n'andi mahanga yose, ngo turashaka gusa n'andi mahanga yose. Kandi turaza kubona mu kanya yuko abo Bisirayeli ni bwa bwoko Imana yitoranyirije.
ni bwa bwoko Imana yirongeye, ni bwa bwoko Imana yakunze urukundo ruharaho, ariko ngo oya turabirambiye iby'Imana, none turashaka gusa n'abandi bose. Nawe abwira Abakorinto mu rwandiko rwe rwa kabiri igice cya 6 kuri 20 twasomye, ati mwere kwifatanya n'abatizera, mwere kwifatanya n'abatizera. Ndetse akanabibutsa ahantu tuza gusoma mu Balewi, aho Imana yababwiye ngo nzagendana namwe, nzabana namwe, nzababera Imana, namwe mumbere ubwo. Natwe rero hari ukuntu buriya hari ikiguzi cyatanzwe kugira ngo twitwe abakristo. None se niba uri umukristo ugenda ute hanze hano urashaka gusa nande? Iyo urebye bino bice rero usanga tubisubiyemo twihuse, kuko uyu munsi ndagerageza gukoresha neza igihe. Ndashaka ngo twibukiranye ubwoko bw'Abisirayeli. Kiriya gice cya mbere twasomewe, aho Abisirayeli bwo bagiye bakareba umuhanuzi Samweli, noneho bone ngo abakuru baragenda baraterana baramubwira ntibati rero rwose twaragukunze, watuyoboye neza, watubereye umuhanuzi mwiza, batari ko dore urashaje kandi abana bawe ntibafite ingeso nziza nk'izawe. None rero dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe, ngo none rero utwimikire umwami ajye aducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ngo barashaka kuba nk'ayandi mahanga yose, barashaka kugenda nk'ayandi mahanga yose, barashaka kuba nk'aba bandi Imana yababwiraga ngo mwere kwifatanya nabo. Maze umuntu witwa Samweli abyumvishe arababara cyane, twavuga ngo ajya kuripotinga kwa shebuja, ajya kubwira Imana icyo Abisirayeli bamubwiye. Nuko ageze imbere y'Uwiteka, Imana nayo yibuka uko yagendanye n'Abisirayeli, yibuka uko yabavanye muri Egiputa, maze Imana irababara cyane, iramubwira ko ngo barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose, ngo uhereye umunsi nabakuriye muri Egiputa ukageza ubu, ngo baranyimuye ibakorera izindi mana, nuko none ubemerere, ariko ubahamirize cyane, ubasobanurire uburyo umwami azabategeka uko azabagenza. Reka twongere twibukiranye b'Abisirayeli ni bandi. Twese turabyibuka, Abisirayeli ni bwa bwoko bwageze aho bukajya muri Egiputa, bamanutse bahunze inzara yari iteye, kubera ko umuntu witwa Yosefu yari yababanjirijeyo. Inkuru ye ntabwo tuyisubiraho, ariko nayo ni inkuru nziza cyane ubwo twazaganiraho. Noneho Yosefu agezeyo aba umwami cyangwa se aba umuntu ukomeyeyo, maze Imana imunyuza mu nzira yo gutabara ubwoko bw'Abisirayeli, kubera ko ubwo ni muri Isirayeli ubwo hari habaye inzara iremereye cyane. Noneho ubwo bageze muri Egypte, ibabanza kubaho neza, cyane cyane Yosefu agikomeye akiri umutware, ariko iminsi igeze yita Imana arapfa. Noneho kandi ngo ubwoko bw'Abisirayeli buragenda bune buragwira. Noneho Abanyegiputa barabareba, ariko saba abanyamahanga ko tureba barimo kutubana benshi, kubona barimo kororoka, barimo kugira gute. Noneho ubone biyemeza kubakoresha uburetwa buteye ubwoba.
ubu bwoko bw'Abisirayeli burimo kuvuga ngo turashaka gusa n'abandi. Ni ba bandi Imana yavuze ngo numvise gutaka kwabo ndi mu ijuru, ngo numvise ibataka baboroga kubera uburetwa bakoreshwa n'Abanyegiputa. Haleluya! ngo none manukiye kubatabara. Haleluya! Urumva ko ubundi iyo baba abantu bibuka, icyo kintu cyagombaga kuzajya kibibutsa ngo ariko hari Imana yadutabaye byakomeye, hari Imana idufiteho umugambi mwiza. Iyo usomye kwihuta igice cya 19 mu Kuva, ndashaka kugira ngo twumve abo Bisirayeli barimo kwitandukanya n'Imana. Abo Bisirayeli Imana ivuga iti baranyimuye ni bande? Ni ba bandi Imana yabwiraga ngo mu gice cya 19 Kuva, turasoma 20 umurongo wa 5 n'uwa 6, 19 mu Kuva umurongo wa 5 n'uwa 6, irababwira ngo none nimunyumvira by'ukuri mukitondera isezerano ryanjye muzambera amaronko. Aba ngaba ni bwa bwoko Imana yirongeye ngo muzambera amaronko, ngo imbatoranije mu mahanga yose kuko isi yose ari iyanjye. Ni ba bandi Imana yakunze ngo urukundo ruhoraho, none ubone ngo ikabakuruza neza ikabiyegereza. Ariko cyane cyane ku murongo wa 6 arababwira ngo kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Haleluya! Ni ba bandi Imana yakunze, kuko n'ubu ngubu muri iki gihe iyo urebye ukuntu Isirayeli ari agahugu gatoya gakikijwe n'ibihugu ndavuga bone bitari bicuti, ariko kakabamo kakakora ibintu by'ibitangaza, nta kindi, ntabwo ari amaboko menshi, ahubwo n'ubuntu bw'Imana, ni rwa rukundo rw'Imana. Ariko kubera kwibagirwa, kubera kamere muntu, kubera ibyaha, barimo kubwira Samweli ngo none wowe rero urashaje, ngo twimikire umwami, noneho kuyoborwa n'Imana turabirambiye. Ya Mana yabarwaniriye, ya Mana yakoze ibitangaza byinshi cyane, oya iyo ngiyo turayirambiwe, ahubwo turashaka umwami. Ni bwa bwoko Imana yabwiye mu Balewi igice cya 26 twanasomye hari yabone Paulo arimo abwira Abakorinto, yarababwiye ku murongo wa 11 naho turasoma twihuta ngo nanjye nzashyira ubuturo bwanjye hagati muri mwe, umutima wanjye ntuzabanga. Iyo ni Imana irimo ibwira Abisirayeli ngo nzagendera hagati muri mwe, mbe Imana yanyu, namwe muzaba ubwoko bwanjye. Ndi Uwiteka Imana yanyu yabakuriye mu gihugu cya Egiputa kugira ngo mutaba abaretwa babo, nabatuye umutwaro wabahitamishaga mbagendesha mwene. Haleluya! Nkunda ka karimbo ngo yadutuye imitwaro yaduhitamishaga, none tugenda twemye. Aba ngaba ni ba bandi Imana yakunze rukundo rudasanzwe, ariko igihe cyarageze barayimura nk'uko irimo ibwira umugaragu wayo Samweli, barayimura maze ibaravuga ngo ntabwo dushaka kuguma kuyoborwa n'Imana, ntabwo dushaka kuguma kuyoborwa n'abacamanza Imana irimo ishyiraho, ahubwo turashaka gusa n'andi mahanga yose. Ndetse Samweli amarije kuganira n'Imana, yarongeye abasubiraho, arababwira ati ariko uwo mwami
uwo mwami mushaka, uwo mwami ushaka, uwo mwami mwifuza ko azabayobora ni wa wundi uzabamera nabi, azafata ibyanyu byose abyita ibye, ndetse azafata n'ibyiza byanyu abihe abagaragu. Kera hari umuntu wigeze kudusetsa, twari dufite umuyobozi akadukarira cyane, tukavuga ngo umuyobozi wacu aradukandagiye, noneho asimburwa n'undi, none we aje adukandagira kurushaho, aratunyukanyuka. None rero uno mwami barimo kwishakira ni wa wundi uzabanyukanyuka. Imana yabahaye Sawuli abanyukanyuka, bibi bintu biteye ubwoba. Ariko hano nimurebe ukuntu bashubije Samweli muri cya gice cya mbere twasomewe ku murongo wa 19, ngo abantu banga kumvira Samweli, baravuga bati oya, biramaze rwose ibyo tubwira ngo azatunyukanyuka, oya biramaze. Turashaka umwami wo kudutegeka kugira ngo natwe duse n'andi mahanga yose. Umwami wacu ajye aducira imanza, ajye atujya imbere, aturengere mu ntambara zacu. Bibagiwe za ntambara zose banyuzemo muri ya nzira bava muri Egiputa, bibagiwe za ntambara zose Imana yabatsindiye barimo kurwana, ko barimo kwinjira mu butaka bw'isezerano. Ariko baravuga ngo barashaka ngo uzajya abacira imanza, ngo abarwanirire ibiki byose. Nuko Imana iravuga ngo, nuko Uwiteka asubiza Samweli ati bumvire ubimikire umwami. Nababwiye ngo umwami wa mbere w'Abisirayeli n'uriya Sawuli, we nta nubwo yabakandagiraga, ahubwo yarabanyukanyukaga, yabakoreye ibyamfurambi. Ikibazo rero cyane cyane ahangaha ntabwo twavuga ngo ni ugushaka umwami, ariko cyane cyane ikibazo ni ukuvuga ngo turashaka gusa n'andi mahanga. Ikibazo turimo kwibaza uyu munsi cyane cyane iyo ndebye urubyiruko, ndakubaza ngo mbese urashaka gusa nande? Urashaka gusa nande? Nkavuga nti icyamba ngo tube abakristo banyabo, tube b'abakristo bemeye Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, twakiriye agakiza, twavuze ngo dutandukanye na bya bindi byose byaduhetamishaga imigongo. Ubu ngubu turi abakristo, ariko noneho ibirengeho tuvuge ngo ndagenda nk'umukristo. Ariko se twebwe b'abakristo turagenda gute? Turasa gute? Niba tuvuga ngo turi abakristo, ndashaka yuko Imana idufasha koko tukagenda nk'abakristo, tugasa n'abakristo, utubonye wese akavuga ngo ariko uriya muntu hari icyo yibitseho. Haleluya, hari icyo yibitseho. Njye mbabwira nti kuba twaje hano tugafata uno mwanya, hanze hano hari ibindi twajya kwirukanka kumusa amaguru akagenda neza, twajya mu bindi, ariko hari icyo twahisemo. Ngubu turi abakristo. Ndasaba rero ngo utubona atubone umukristo, atubone yuko dutandukanye n'abandi, maze avuge ngo ariko bari abantu bafite ikintu bibitsemo, bari abantu bafite imirimo myiza. Matayo niwe yandika ngo umucyo wanyu umurike, maze abantu nibawubona bakabona imirimo yanyu myiza, ngo bahimbaze So mu ijuru. Haleluya. Icyampa umukobwa uri hano, umuhungu uri hano, umupapa uri hano, umwingizi uri hano, muririmbyi ari hano, inawe yazajya agenda. Simbizi niba tuzajya tugenda dutsindagira isi cyane, simbizi niba tuzajya tugenda twiyorohereje, ariko ndashaka yuko uzajya akubona. Haleluya. Azajya avuga ati uriya muntu hari ikintu yibitseho, abone imirimo yawe myiza, abone kwirinda kwawe kwinshi, abone uko ugenda, avuga ati nanjye ndashaka kugira nkuri, inkagendana nka nawe, inkagenda nkawe. Ariko ikibazo turimo turibaza ngo se bene data,
ari urubyiruko, ari abapapa, ari abamama, turashaka gusa nande. Haleluya. Turashaka gusa nande. Ni ikibazo tugomba kuguma gutekerezaho cyane, twibaza ngo se turashaka gusa nande, turashaka kugendana nande. Iyo uvuye muri kiriya gitabo twasomeye bwa mbere, twabonye Abisirayeli barimo bahakana Imana, barayimura, ndetse Imana irababara cyane kuko bashatse gusa n'ubundi bwoko, bashatse gusa na bwa bwoko butagira Imana muri, bashatse gusa na bwa bwoko bugira utumana twinshi. Ariko na Pawulo nawe arabishimangira hano yandikira Abakorinto igice cya 6 mu rwandiko rwe rwa 2, twasomewe n'aya magambo meza ariko akomeye: kutifatanya n'abatizera. Ntabwo ushaka kuzagenda nk'umukristo ngo use n'umukristo, niba kubona koko bavuye ngo uri umukristo ugendana n'abasambanyi. Ntabwo ushaka kuzagenda nk'umukristo, niba kubona babone koko ahari icyo wibitseho ugendana n'abasinzi. Ntabwo ushaka kuzagenda nk'umukristo ngo uvuge ngo ndi umukristo ngo nzahora ndiwe, ariko ari wa wundi ugera mu rugo, aho ngaho ndavuga abapapa, maze abana bagatangira bakanyigira bakajya hirya no hino. Oya, ndavuga ngo uyu munsi mwene data urashaka gusa nanjye, ndashaka gusa nawe. Ako karirimbo ni mukaturirimba ishimwe. Nimuze ndabizi murakaririmba 188. Turashaka gusa nanjye. Ni byiza kuririmba. Nkunda Pastor Antoine cyane ngo abantu bajya kwigira umubano bakavuga bati turashaka ijuru rito iki byose, ariko kuki utashaka ijuru rinini wundi? Akababwira se murashaka ijuru rito kandi murimo mukora ibyaha ibi n'ibi. Bambera umugisha. Turibaza muri urugendo turimo, turashaka kureba kuzagera mu ijuru, ariko tukagenda tuyigira hirya no hino. Ntabwo turi muri ya nzira koko itujyana mu ijuru. Uno mucuranzi, uno muririmbyi aravuga ati ndabizi ntabwo ngendana neza,
ntabwo ngenda neza, atariko ndagusaba umfashe gusa nawe. Icyampa no munsi abumvira ijambo icyo tukagigira intego, tukavuga ngo ndashaka gusa na Yesu. Igice cya kabiri kiranakomeye cyane, ariko ni ngombwa. Hanze hano abantu bazatwanga, hanze hano abantu bazatugirira nabi, nk'uko nawe umwami wacu Yesu Kristo ubone baramwanze. Ariko nakunze aya magambo avuga ngo ndashaka gusa nawe, ngo nubwo bakwangaga, ngo ntiwabituraga inabi, ngo ndashaka gusa nawe, ngo wafashaga abantu, ngo umva urukundo rwawe ruzabankundisha. Haleluya. Icyampa kuko hanze hano ndabizi ikintu kiturushye. Nanjye hari igihe ndakara mu kazi kora ko hari ikintu cyabaye kibi. Hari igihe umuntu avuga ati ibi bintu ntabwo bikwiriye. Hari abantu bakwanga ndetse ugasanga ngira ngo nawe nibyaba bindi binyibukije ngo umuntu wari wararokotse cyane, ari umugabo ariko nyine w'ikikwerere ukomeye cyane, noneho akavuga ati rwose ubu ngubu ndi umukristo, atari ko hari ikintu nanga, ati nanga untunga urutoki. Icyo gihe ubwo nembwa akabivamo. Ariko hano umuririmbyi akavuga ngo ndashaka gusa nawe, nubwo bakwangaga ariko ntiwabi nabi yawe, maze ngo umfashe, maze unshoboze no kubakunda nabo ngabo. Ese mwene data, uyu munsi urashaka gusa nande? Urashaka gusa na ba bandi? Urashaka gusa? Hari ikintu kijya kitubabaza tunaganiraho mu rugo, ukabona umwana n'umusore, n'umusore mwiza aravuka mu muryango mwiza, ndavuga umuryango wifashije ufite ibyangombwa byose. Simbizi ubwo ne muzambwira, nejo bonde naribonye ubwo muzanye mvuye ku kazi, mbona umukobwa afite ipantaro irakitse, nuza ukuvi kose kuragaragara, ukageza hasi ku murundi. Nibaza se ayo mapantaro muyagurira hehe? Muza muzandangire niba amaduka umuntu ajya kugura amapantaro acitse. Nimumbwire mwabakobwa, nimwabahungu, uyu munsi ndagira ngo tuganire ubuzima. Murashaka gusa nande? Haleluya, haleluya. Murashaka gusa nande? Ndashaka uko tuba abakristo, tukaba Kristo, kandi noneho n'abatubonye bakatubonamo ubukristo. Haleluya. None se uzahora umukristo uzahagarare hano uririmbe, ariko nituvanamo intuza yawe tubona amavi yose, tubone na bya bindi ntuzabone inyuma hariya? Nimumbwire. Abakobwa cyane cyane ngira ngo no kubera ko dushaje baratuzana tukicara ngaho imbere, ukabona umukobwa anyuza harimo akurura, harimo arakurura. Ariko se urakurura ko ari wowe ubone wayegejeje aho ngaho, uko ugomba kuyikurura? Impamvu ni iyi, urashaka gusa nande? Urashaka gusa na bandi bo ku muhanda? Urashaka gusa nande? Umusore rero simbizi hari iki ubundi hari ukuntu Imana yakoze ibintu tukagenda kuri utuguru twombi, ariko tukagenda twembi. Kubera rero ipantaro ibigeze ahangaha, kugira ngo itagwa umuntu agenda atagataha. Urashaka gusa nande neza? Urashaka gusa nande? Haleluya. Urashaka gusa nande? Niba uri umukristo, bekugende nk'umukristo, n'abakubona bakubone mu bukristo. Haleluya. Paulo nibyo arimo abwira abantu ati mwere kwifatanya n'ababandi. Kandi umwami Yesu Kristo aranabivuga mu magambo makeya. Iyo usomye igitabo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 3 umurongo wa 35, aho bamubwiraga bati mwami dore inyuka ari hanze, bene so bari hanze baragutegereje, nawe simbizi ibyo urimo. Ngo yarabarebye yarabarenza, rero mwa bantu mwe, dore mwa bagabo mwe, mwene mama
mama, bene data, ngo nukora ibyo Imana ishaka, uwo ngo Imana iramwemera. Haleluya! Ngo Imana iramwemera. Ntabwo rero tuvuga ngo mwitandukanye simbiza amadini ya nayo, ariko cyane cyane murebe ngo ese kuriya muntu nigendana nawe Imana iramwemera, akora ibyo Imana ishaka, ari mu murongo w'Imana, aramfasha muri rwa rugendo mvuga ngo ningerayo azahanagura amarira. Turashaka gusa nande bene data, kuba umukristo ukagenda nk'umukristo bakakubona nk'umukristo. Buriya nicyo kibazo Imana yarababaye cyane, irababara cyane ngo aba bantu rega Samuel ntabwo ari wowe banzi, ahubwo aba bantu Abisirayeli ubu bwoko nirongeye, ubu bwoko nitoranyirije, ubwoko nabanye nabwo, ubwoko unakoreye ibitangaza imbere yabwo, inkabambutsa inyanja itukura, inkabarwanirira, baranyanze baranyimye, maze ngo barashaka gusa n'andi mahanga yose. Imana tugire neza bene data. Pawulo rero nawe araza akabibutsa ngo bya bindi Imana yarabasezeranyije ngo nzagendera muri mwe, nzabana namwe, nzababera Imana, kandi namwe ndashaka yuko mumbera ubwoko. Haleluya! Iyo turi uyu munsi rero ndibuka twese turi abakristo, twese twicaye hano. Hari igihe twavuze ngo Mana, ngo nemeye ngo nakira nemereye umwana wa Yesu Kristo ngo ambere umwami n'umucunguzi. Ni ukuvuga ngo nemeye yuko hari igiciro cy'amaraso cyatanzwe kugira ngo mbe ndiho, kuko ndi umukristo. Ariko se abambona ngenda nk'umukristo, mbana n'abakristo, mbana n'abizera? Pawulo ati mwere kwifatanya n'abatizera. Haleluya! Uyu munsi ndibuta, ntabwo mbarambira, Imana itugire neza cyane. Iyo urebye rero ayo magambo yose, nta kindi ndagira ngo twibuke, kuko ntabwo turi abasanzwe. Natwe turi ubwoko Imana yironkeye, natwe turi ubwoko Imana yavuze ngo kubera urukundo nkunda mbakunda cyane, ngo kubera urukundo rwinshi, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwizera bose batarimbuka, ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Petero mu rwandiko rwe rwa mbere igice cya mbere umurongo wa 19 aravuga ngo twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Ni ukuvuga ngo natwe turi b'Abisirayeli bungu, kera twari abanyamahanga, ariko ubu ngubu turi abana b'Imana. None rero bene data, ndagira ngo mbinginge, ndagira ngo mbasabe, niba twaravuze ngo turi abakristo, nimureke tugerageze kugenda nk'abakristo, nimureke tugerageze gusa n'abakristo, nimureke twirinde ba bandi bashobora kutujyana hanze. Iyo wumvishe amakuru ari hanze hano, cyane cyane ku rubyiruko, wumva biteye ubwoba. Ntabwo tugira umugisha wo kugenda bwije, ariko abagenda bwije nyine baratubwira. Abana babandi twafita ngo who is who, donc babandi bafite uburyo, ngo bakagenda bakanywa, abahungu n'abakobwa biki byose, ibagasinda. Noneho ubwo ngo bahagama, uzabone unyirakabari agahamagara abamama ati dore rero saa yine igiye kugera, none hari umwana wanyu, hari umwana w'umukobwa, nimuze mu mutware. Nyina nawe akavuga ati okay, nta kibazo, mutegere taxi, naza ndayishyura. Umutaximani uri hanze hano nawe akavuga ati okay, kaze neza mboga zizanye, akagenda akora ibye, yagenda akamugeza ku gipangu. Ngira ngo abwira umumama ati ntacyo wimpemba, kuko ibyo nihembye byampagije. Ngabo abana dufite, kandi nyuma ugasanga nibo barimo kuza ku cyumweru bakubisemo agashokoshi, barimo kumanura yakanzu gutya, bati nje gusenga, turashaka gusa nande.
abapapa nabo nanjye ndi umupapa mumbabarire reka twere kuvuga urubyiruko gusa ariko se wa mugani kera nigishije Butare hari umuntu wari umusinzi cyane umusinzi uteye ubwoba akajya umuza ngo ni muri turiya tubari twa foko cyangwa se ibisi bone abazi Butare yafata agacupa kamwe agasinda akikubita hasi maze akabareba babandi bicaye ku dutebe ati kandi zirabagarika nigaramiye nyuma icyumweru cyaza umupapa ati ndaje agakubitamo agashati keza ndetse n'agakaravate ati ngiye guhimbaza Imana urashaka gusa nande mwene data niba uri umukristo hari uko ugomba kugenda niba uri umukristo hari ugomba kwifatanya nabo Paul kaneza ngo umucyo wakwifatanya n'umwijima umusambanyi yakwifatanya n'umuntu uvuga ngo ngewe ndi umukristo iyo wifatanyije n'ikibi akenshi kiraguhindura kuko Paulo yarabyanditse neza ngo mwitonde kuko ngo niwifatanya n'ingeso mbi niwifatanya n'ababi ngo kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza njye mbabwira nti ubundi ikintu dukeneye hanze hano ni ukwirinda bene data shangane b'iki gihe ngo ahubwo mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwayo ndashaka rero nitwifatanya n'abizera kuko Umufaransa aravuze ngo mbwira ugenda nawe mbwira ugendana nawe nzakubwira uwo uriwe nugendana n'umusinzi uzaba umusinzi azaguhindura kuko za ngeso mbi zizakonona erega twabishaka tutabishaka hanze hano hari ibishashagira ariko haravuga ngo ibishashagira byose si zahabu nimugoroba narebye kuri YouTube Pastor Antoine we aranajya inyuma akavuga ati ariko bya bindi bishashagira bya bindi tuvuga ngo biryohera icyaha kiryoha iyo ukijyamo ariko iyo urangiye uratangira ukavuga se ya mafaranga yanjye yose ibihumbi magana ngahe nabikubise wagera mu rugo ugasanga ni ibibazo ugasanga rero turashaka yuko niba turi abakirisitu hari ikintu dusabwa ni ukwera imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro n'ingeso nziza no gukiranuka n'ukugwa neza no kwirinda cyane cyane twirinde badamu twirinde bapapa twirinde rubyiruko kuko hanze hano ibyadufata ni byinshi ariko icyangombwa nuko twibuka ngo turi ubwoko bwatoranyijwe turi ubwoko Imana yironkeye turi ubwoko Imana yacunguye igacunguza amaraso ngo y'igiciro cyinshi kandi iyo dusubiye inyuma nta kundi ubone tuba tumeze ngo nkayambwa isubira mu birutsi ikabirigatira ndashaka yuko tuba abakristo b'ukuri tukaba abakristo koko twemeye tukatura kandi tukagenda nka Kristo tukagenda utubona akatwifuza none tukagerageza kwifatanya n'abizera kuko nitwifatanya n'aba bandi akenshi bazonona ingeso zacu icyampa umucyo wacu ukaka haleluya ngo umucyo wacu wake maze uboneke imbere y'abantu nibabona imirimo yanyu myiza bahereko bahimbaza Imana ihoraho mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka wera amen.